ahantu hagoye cyane ni gatoya gusa mvuga ko ubwo buhamya. Ubundi jewe navukiye Icyangugu niho iwacu. Data umbyara ni umugabo washatse abagore 120. Yashatse abagore 120. Data yagiraga abagore 6 bazwi bagaragara, yubakiye ingo zabo aho babari kwa nyirakana 6 na mama arimo. Data yari umugabo mbese ugira kahe cyangwa se sinzi uko nabivuga, ariko yakundaga abagore cyane. Noneho aragenda yubaka indi nzu mu isambu ye hagati itagira umugore yitirirwa ibiye bwite gusa. Akajya yizana n'abandi bagore yumva ashaka, wamaranye icyumweru, wamaranye 2, wamaranye ukwezi, ujyanye inda, ujyanye uruhinja, ariko umubare wabo yagiye azana bose 120. Data rero atubyara turi abana benshi kuri abo bagore, ariko hari nabo yagiye batabyaranye, ariko atubyara turi abana benshi. Abana data yabyaye abari ku isambu y'iwacu, wenda ubwo nibo mbamvuga, abatuye ku isambu y'iwacu nabo ba mama wabo bajyanye, ariko tukaba tubazi ko tuva indimwe kuri data. Abazwe neza turi 80 abazwe. Hari abandi batazwi ba nyina bajyanye, abagiye arinda ntitwongere kubamenya, bagiye ntibazagaruke, ariko ababoneka turi 80. Ubwo buzima murumva niho havuye izina ryitwa himbana. Himbana mwari mwumva ni muntu witwa himbana mu iki gihugu? Tawe. Himbana ni izina ryihariye data yanyise ngo acamama umugani. Acamama umugani nabibwiwe n'abasaza bakuru bimbabaza ko ntagira umuntu twitiranwa, nza kwibaza umusaza umwe data yagiraga amahane sinari kubimubaza, ariko mbibaza undi musaza arabinsobanurira, arambwira ati ni umugani so yacaga nyoko umubwira ngo himbana ibintu byanjye, urengewe mu bintu byanjye umaze kurengwa, himbana urutoki rwanjye, himbana inka zanjye, himbana imba yanjye, sha himbana ibintu byanjye sha. Ibyo kuvukira mwabo bana byanteye umuruho, kuvukira muri abo bana b'amahara kwinshi byanteye umuruho munini. Umuntu atari buzanduhure keretse Yesu wenyine, uruhura barushye n'abaremerewe. Yesu yansanze ndushye ngiye kwiyahura, hari ku cyumweru, hari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 82. Ntabwo nzabyibagira. Yansanze mfashe umuti mu ntoki ngiye kwiyahura, nzize urwango bene wacu banyangaga. Ngiye kwiyahura mfashe icyemezo, mbona nta bundi buzima, nta kundi nzabaho muri abo bantu. Mfata umuti ndawukoroga ngo nywe niyahure. Kwiyo tariki nababwiye mfashe uwo muti mu gasafuriya gutya ngafashe, ngiye gushyira ku munwa ngo nywe, numva ijwi ry'umwami wacu rirampamagara mu izina ngo yewe Vianney. Iratuzi izina amazina yacu, ayihaye icyubahiro Imana yacu. Iryo jwi rirampamagara ngo yewe Vianney, nditaba ntikarame. Rirambwira ngo wikwiyahura, ngo ndabizi kubabaye, ngo ndabizi ko ufite agahinda mu mutima, ngo ari kuhereye none ntukongere kunywa inzoga n'itabi, ngo kanda ku gahinda kose ufite kazarangira. Umutima utereka hasi, ahubwo ntangira kwibaza nti uyu muntu uvuze ngo siniyahure ninde, cyangwa se abibwiwe niki ko ndibwiyahure, n'umugore wanjye ko ntabimubwiye. Ndasohoka mva mu nzu, nzenguruka inzu, ndeba hepfo no haruguru, sinabona uwo muntu. Ndagaruka nsubiraho nari mpagaze, komeza nteza nti uyu muntu ninde. Iryo jwi ringarukaho rirampamagara ngo yewe Vianney ntikarame. Rirambwira ngo mbese ntiwamenye uwo muvuganye? Ndavuga nti sinamumenye. Rirambwira ngo ndi Yesu wakubambiwe. Amashyi menshi ku mwami wacu. Mwami nashinga. Ngubu jewe nzi uburyo umuntu aruha akaremererwa, Yesu akazamuruhura. Jewe nzi uburyo Imana ikura abatindi ku cyavu ikabicaranya n'abakomeye.
nzi uburyo Imana ikura abatindi mu ivu ikabicaza ku ntebe z'icyubahiro. Ibyo ndabizi. Yesu nashimwe. Kuko navukiye Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. ndi umupasitori uri mu kiruhuko cy'izabukuru, nkabarizwa ku itorero rya Kimihurura muri iyi paruwase yacu nyine. Rero ijambo ry'ibanze ni ukushimira Imana nyir'umurimo inyemereye kubana namwe, ndayishimiye yumve ko nyishimiye. Ijambo rya kabiri ni ugushimira abayobozi b'iri toro rya Kacyiru bandaritse kugira ngo tuzabane, umwami wacu abahe umugisha. Ijambo rya gatatu ni ugushimira mwese iri teraniro rya mbere mu mpa ikaze hamwe n'abandi bashyitsi bari mu iri teraniro, namwe umwami wacu abahe umugisha. Ndishimye, ndatangaye kubona itorero rigira gahunda. Maze kubona amatorero makeya agira gahunda nziza. Muri ayo matorero mbonye nk'itorero rya Kacyiru, imurambure Imana amaboko tuyishimira. Ahubwo mbonye itorero riba rifite gahunda, umuyobozi waryo afite gahunda. Wareba abana ba Ecole du Dimanche ukabona baragendera muri gahunda, wareba abaririmbyi ukabona baragendera muri gahunda, wareba abakristo aho biyicira ukabona bari muri gahunda. Mwaramburiye Imana amaboko tukayishimira. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko ndumva twasoma ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya zanyu dusoma ijambo ry'Imana twe gutinda, dukurikijwe uko igihe kiba kimeze. Dusoma ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Murebe igitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cyaho cya 43 n'umurongo waho wa 7. 43 n'umurongo waho wa 7 haranditswe ngo, nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye, umwami nashimwe. Dusome hirya gatoya tutagiye kure, ni ku gice cya 55 cy'icyo gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ku rupapuro rwaho rwa 702. Hahandi twasomye muri Yesaya 43 umurongo wa 7, hari ku rupapuro rwa 693. Tari yahabonye wenda ze kuhareba. Ahangaha ni kuri 702 page 55 ibice, umurongo waho wa 6 n'uwa 7. Haranditswe ngo, nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka, nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu, kuko izamubabarira rwose pe. Uyu murongo w'8 uravuga ngo, erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga, umwami nashimwe. Aya magambo niyo ngira ngo tuganire. Aya magambo ndagira ngo tuyaganire mbanje kuririmba. Muri hangana ndirimbe, nubwo nkuze ndafite ijwi rigororotse cyane nk'iry'abana bato, ariko ngiye kuririmbana n'abantu ngiye kuvuga amazina baransanga hano bihuse turirimbe. Ngiye kuririmbana n'abasaza bari mu iri teraniro, n'abakecuru bafite imyaka 60 ukajyana na 70 na 80 na 90 n'ijana. Nibihute baze hano. Nibihute baze hano basaza.
ko bataza se kandi tukamara igihe cyacu kandi 60, 70, 70, 80, 90, 120 nibaze. Abo basaza bose nibaze nibareba indirimbo yacu y'115 ko batadutije ibitabo by'indirimbo se mu gushimisha Imana. 115 mu gushimisha Imana. Nibaza abasaza indirimbo banza tutayirangiza kubera igihe, ariko turayirimbaho ibice bikeya. Indirimbo twagiye dirija, twagiye 115 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi. Twagiye dirija. Nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe. Izo ngoyi zizaneye kubimbataye rwose. Tugihagaze hano twese ntabwo twabona umwanya wo kugenda tubabwira buri muntu imyaka afite, nabyo byari byiza, ariko igihe cyacu ni gitoya. Ahubwo reka turirimba kandi gakorasi. Muramenya amakorasi? Mwami Mana yacu waraturinze, uturinde umujinya wa Satani, uturindira muri Yesu Datawe, uraturinda ntitwapfa. Ibigeragezo, inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukomeza
tukiriho muri iyi myaka yacu Imana yatwemereye. Mana turagushimiye ko waduhaye kurama, turagushimira ko waduhaye kubaho, turagushimira ko turi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turagushimiye imyaka dufite y'amavuko, waraturinze nubwo twanyuze mu bigeragezo n'inzitane zikomeye n'akaga ko mu isi, ariko ukomeje kwerekana gukomera kwawe, uraturinda ntitwapfa. Turagushimira, uduha kubona abana bacu, uduha kubona abuzukuru bacu, turagushimiye, tukuramburiye amaboko yo kugushimira. Ntabwo twamenya kugushima uko bikwiriye, ariko uko dushobora kose turavuze ngo izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, amavi yose ajya gupfukamira, aya mashyi yose ni ayawe, tugukomeye tugushimira, izi mpundu zose ni izawe. Haleluya, haleluya. Turagushimiye mwami wacu, urakoze ko wumvise gusenga mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Subire mu myanya yanyu. Imana yarakoze kuturinda, Imana yarakoze kuturindira mu myaka yacu yose, ikaturinda ntidupfe, tukaba tukiriho tugihumeka, tubareba mw'abana bacu, tubareba mw'abuzukuru bacu. Imana yarakoze cyane. Twaririmbye ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi. Cyo nashatse kuvuga gikomeye kuri iyi ndirimbo kiri mu icyo gice kivuga ngo yankunze ntamuzi, amfatisha umugozi ari rwo rukundo rwe. Aravuga ngo izo ngo yize ngo zanteye kuba imbata ye rwose, ngo nduwe nanjye n'uwanjye. Izo mbata abana bacu mwemere kufatwa n'izo ngoyi, mu imbata z'umwami muzageraho tugeze munaharenge. Amashyi menshi ku Mana yacu yarakoze. Imana ishimwe. Umushumba yavuze ayoboye gahunda, aravuga ati pastor agira ubuhamya bwinshi. Ntabwo uyu munsi natanga ubuhamya, amasaha yacu ntabitwemerera cyane muri riteraniro rya mbere, ariko nukuri abantu ba hano Kacyiru benshi baranzi, by'umwihariko abantu twagiye tubana mu masengesho, bumvise ubuhamya bwanjye kandi bumvise kugira neza kw'Imana kwiyongera kuko nabo bafite mu mitima yabo. Nababwiye ukuntu wa mugana abaririmbyi bacu babivuze ngo iyo Yesu ataza twari kugira ijambo dute. Namwe mu byumvese iyo Yesu ataza, jewe Vianney n'abantu bigeze banyumva ubuhamya bwanjye n'ingorane n'imi, kuko jewe ubu ngubu jewe nzi uburyo umuntu aruha akaremererwa, Yesu akazamuruhura. Jewe nzi uburyo Imana ikura abatindi ku cyavu ikabicaranya n'abakomeye. Nzi uburyo Imana ikura abatindi mu ivu ikabicaza ku ntebe z'icyubahiro. Ibyo ndabizi. Yesu nashimwe. Kuko navukiye ahantu hagoye cyane, ni gatoya gusa mvuga ko ubwo buhamya. Ubundi jewe navukiye Icyangugu niho iwacu. Data umbyara ni umugabo washatse abagore 120. Yashatse abagore 120. Data yagiraga abagore 6 bazwi bagaragara, yubakiye ingo zabo aho babari akwanyira kana 6 na mama arimo. Data yari umugabo mbese ugira kahe cyangwa se sinzi uko nabivuga, ariko yakundaga abagore cyane. Noneho aragenda yubaka indi nzu mu isambu ye hagati itagira umugore yitirirwa, ibiye bwite gusa. Akajya yizana n'abandi bagore yumva ashaka, wamaranye icyumweru, wamaranye 2, wamaranye ukwezi, ujyanye inda, ujyanye uruhinja, ariko umubare wabo yagiye azana bose 120. Data rero atubyara turi abana benshi kuri abo bagore, ariko hari nabo yagiye batabyaranye, ariko atubyara turi abana benshi. Abana data yabyaye abari ku isambu y'iwacu, wenda ubwo nibo mbamvuga, abatuye ku isambu y'iwacu nabo ba mama wabo bajyanye, ariko tukaba tubazi ko tuva indimwe kuri data. Abazwi neza turi 80 abazwi. Hari abandi batazwi ba nyina bajyanye, abagiye arinda ntitwongere kubamenya, bagiye ntibazagaruke, ariko ababoneka turi 80.
ubwo buzima murumva niho havuye izina ryitwa himbana. Mwari mwumva ni muntu witwa himbana muri iki gihugu? Tawe. Himbana ni izina ryihariye data yanyise ngo acamama umugani. Nabibwiwe n'abasaza bakuru bimbabaza ko ntagira umuntu twitiranwa, nza kwibaza umusaza umwe data yagiraga amahane sinari kubimubaza, ariko mbibaza undi musaza arabinsobanurira, arambwira ati ni umugani so yacaga nyoko umubwira ngo himbana ibintu byanjye, urengewe mu bintu byanjye, umaze kurengwa, himbana urutoki rwanjye, himbana inka zanjye, himbana imba yanjye, himbana ibintu byanjye sha. Ibyo kuvukira mwabo bana byanteye umuruho, kuvukira muri abo bana b'amahara kwinshi byanteye umuruho munini umuntu atari buzanduhure keretse Yesu wenyine uruhura abarushye n'abaremerewe. Yesu yansanze ndushye ngiye kwiyahura, hari ku cyumweru, hari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 1982, ntabwo nzabyibagira. Yansanze mfashe umuti mu ntoki ngiye kwiyahura, nzize urwango bene wacu banyangaga. Ngiye kwiyahura mfashe icyemezo, mbona nta bundi buzima, nta kundi nzabaho muri abo bantu, mfata umuti ndawukoroga ngo nywe niyahure. Kwiyo tariki nababwiye, mfashe uwo muti mu gasafuriya gutya ngafashe, ngiye gushyira ku munwa ngo nywe, numva ijwi ry'umwami wacu rirampamagara mu izina ngo yewe Vianney, iratuzi izina amazina yacu, ayihaye icyubahiro Imana yacu. Iryo jwi rirampamagara ngo yewe Vianney, nditaba ntikarame, rirambwira ngo wikwiyahura, ngo ndabizi kubabaye, ngo ndabizi ko ufite agahinda mu mutima, ngo ari kuhereye none ntukongere kunywa inzoga n'itabi, ngo kandi ako gahinda kose ufite kazarangira. Umutima utereka hasi, ahubwo ntangira kwibaza nti uyu muntu uvuze ngo siniyahure ninde, cyangwa se abibwiwe n'iki ko ndibwiyahure, n'umugore wanjye ko ntabimubwiye. Ndasohoka mva mu nzu, nzenguruka inzu, ndeba hepfo no haruguru, sinabona uwo muntu. Ndagaruka nsubiraho nari mpagaze, nkomeza nteza nti uyu muntu ninde. Iryo jwi ringarukaho rirampamagara ngo yewe Vianney ntikarame, rirambwira ngo mbese ntiwamenye uwo muvuganye? Ndavuga nti sinamumenye. Rirambwira ngo ndi Yesu wakubambiwe. Amashyi menshi ku mwami wacu. Mwami nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Yesu yarakoze kuduhamagara, Yesu yarakoze kuturuhura, Yesu yarakoze kudutabara. Yewe ubunze uburyo umuntu aruha akaremererwa, Yesu akazamuruhura. Kandi Yesu yaravuze aho mu butumwa bwa Matayo igice cya 11 n'umurongo wa 28, aravuga ngo mwese abarushye. Buriya kugira ngo Yesu avuge ngo mwese, arabizi ko mu nzego zose habamwe indushyi. Mwese abakomeye, mwese aboroheje, mwese abanyabwenge, mwese abahanga, mwese abarushye, muze musange umwami abaruhure. Ndabizi yuko hari abantu baruhana amafaranga menshi bayatunze, bakaruha, bamwe bakaniyahura bagira amafaranga menshi. Hari abantu babarize uburyo bwose bushoboka, leta ikabibazi neza. Abo bantu bamwe barara barira mu gitondo, bakiyumanganya bakajya mu biro gukora, ariko barushye. Abo bantu nibo Yesu yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange mbaruhure. Ntabwo nagendereye cyane ubuhamya kuri uyu munsi, ariko ndashimira umwami wampamagaye, kamenyesha ijambo rye nkaryizera, kandi akanyemerana n'abandi bakozi, akanyemerana n'abandi bakozi be, nanjye akangabira umurimo we. Ubuzima bwanjye nanyuzemo imibereho ntiyari yo kunyemera kuzahagarara imbere y'abantu, oya. Nize amashuri 5 abanza, yewe 5 abanza nayarangije muri 64, niho narangije amashuri yanjye 5 abanza.
sinagira amahirwe yo gukomeza kwiga, ariko nanjye umwami aranyemera nubwo nta mashuri nize. Nanjye umwami aranyemera, ahimbazwe ko nanjye yanyemeye. Imana ishimwe, aranyemera. Nakoreye kenshi mu itorero rya banyakirinje hano i Kigali, mu itorero rya Remera. Remeriza kubyara paruwasi ya Rukiri, kurera muri paruwasi ya Rukiri. Naho nakoreye igihe kinini, nza kwimuka nza muri paruwasi ya Kimihurura 2019. Maze kuhagera muri uwo mwaka nza kubona urwandiko muri 2020 ADPR nyandikiye ivuga ngo bakurikije imyaka yanjye y'amavuko iri ku ndangamuntu yanjye ngo bansize mu kiruhuko cy'izabukuru. Hanyuma barambwira ati urwandiko tuguhaye rero urujyane kuri RSSB bamenye uburyo uzabaho. Ndujyanayo bararureba kuri ke social, bangenera amafaranga nzajya mpembwa buri kwezi kugeza igihe nzapfira. Naramuka mfuye n'umugore wanjye agasigara yahabwa n'amashuri yanjye angahe? 5 abanza. Mwayihaye icyubahiro Imana yacu. Imana nishimwe. N'amashuri yanjye 5 abanza. Buri tariki ya mbere mbona message kuri telefone yanjye mbwira ngo amafaranga yawe ageze kuri banki, kuzageza gupfa kwanjye. Mwakongeye mukayiha amashyi menshi Imana yacu. Imana yarakoze yangambiriyeho ibyiza. Yaravuze ngo nzi ibyiza nibwira kubagirira, muhumure n'ibyiza ntabwo ari ibibi. Imana yagize umugambi wo kungirira neza. Twasomye rero ngo Yesaya 43 ku murongo waho wa 7 havuze ngo nzanira umuntu wanjye, ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye, kandi namuremeye kugira ngo ampeshe icyubahiro. Uwo murongo mwumvise? Abantu bose bicaye mu iri teraniro, abakomeye, aboroheje, abanyabwenge, abahanga, abatunzi, ni iki twese Imana yaturemeye? Ni ukugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Amena. Ni Imana yakuremeye, urwego rwose urimo, rwo hejuru, rwo hasi, rwo hagati, ruciriritse, twese Imana yaturemeye kugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Nibyo. Ahubwo nyine ubu murabona turi mu mpera z'umwaka, ubu ngo abantu bose n'abacuruzi n'abandi barimo kugenzura uburyo bakoze mu mwaka ushize ngo bamenye ukuntu bagiye gukora mu mwaka utaha. Bakareba, umuntu ashobora kureba akavuga ati nacuruzaga imyenda, ariko mu myenda ncuruza ntabwo nagiriyemo umugisha, ngiye guhindura ngiye gucuruza imyaka. Ni ukwezi ko kwisubiramo, ko gutekereza ukamenya. Noneho no kuri twebwe mu buryo bw'umwuka ni ukwezi ko gutekereza ngo mbese kw'Imana yandemeye kwihesha icyubahiro muri uyu mwaka turangije, nahesheje Imana icyubahiro? Cyangwa se hari ukuntu nagenze bidahesha Imana icyubahiro, noneho uyu mwaka tugiye gutangira, ngiye gutangira kugenda mpesha Imana icyubahiro? Ni iki jambo rivuga? Nzanira umuntu we, buriya turi abantu Imana yaremeye kugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Ariko wumva Imana ko ari igitangaza, bamwe bakayihesha icyubahiro mu byishimo byinshi, mu munezero mwinshi, bavuga uburyo Imana yubakiye amazu, bavuga uburyo Imana yahaye amamodoka, bavuga uburyo ari gucuruza Dubai. Bamwe bakayihesha Imana icyubahiro gutyo, abandi nabo bakayihesha icyubahiro bavuga ko bamaze imyaka 10 mu nzu y'imbohe. Abandi bakayihesha icyubahiro bavuga yuko barwaye bararemba imyaka 2-3 Imana ikabakiza. Imana ishaka ngo bamwe bagahesha Imana icyubahiro mu byiza, abandi bakayihesha icyubahiro mu byago bikomeye cyane. Muzarebe Yobu yahesheje Imana icyubahiro, abana bashize, amatungo yashize, ubuzima bwe buri kurangira, ariko Imana ihabwa icyubahiro. Imana imugaruriye ubuzima. Abantu bose muzi ukuntu Imana yabwiye ba Elifazi ngo bajye kumusaba imbabazi. Imana yihesha icyubahiro. Yesu nashimwe. Buriya igihe kimwe maze guhamagarwa
ngeze mu itorero ryacu kubera ingorane nagiranaga n'umuryango wanjye na data wari waranze mama nanjye na mushiki wanjye. Mama yatubwiye turi abana babiri gusa, mushiki wanjye ari we mukuru, nanjye ndamukurikira. Maze kuvuka jewe nta wundi mwana wankurikiye. Data yahereye ko atamama amugira intabwa. Data yanga mama, aramwanga aramwangiza. Ariko umuhanuzi witwa Ezekiyeli hari amagambo ari mu gitabo cye yaravuze ngo nakunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndavuga ngo nubwo uri mu ivata ariko baho. Bene da, iyo Imana ivuze ngo umuntu abeho abaho, akabaho abantu batabishaka ariko umuntu akabaho. Ukabaho imiryango uvuka mu itabishaka ariko ukabaho. Ukabaho abantu muturanye batabishaka ariko ukabaho. Mwayihaye icyubahiro Imana yacu. Ndi mu bantu babayeho abantu batabishaka ariko mbaho, n'ubu ndiho, sinzanapfa vuba. Imana yambwiye ko ntazapfa vuba giyeho. Imana yarabimbwiye, Imana yambwiye ko ntazapfa vuba. Rero igihe kimwe muri izo ngorane zose za bene wacu, muzi ibintu byo mu cyaro, abantu bapfa amasambu bakamarana, bakaburana, bakarogana, bakagira bate, bene wacu baranyanga, bigera ku munota wa nyuma. Nabibabwiye uko nari ngiye kwiyahura ariko Imana irandengera siniyahura. Hanyuma rero kuko data yari yaranze mama, kandi data sogokuru byara data yari yarandaze ibintu bye, aravuga ngo naramuka apfuye n'igihe uzazungura ibintu bye. Rero apfa nkiri akana gatoya ntanabizi, kandi data yaranze mama, uwo murage ntiwongera kuvugwa. Ariko maze gukura haza abasaza b'iwacu baza kureba ingorane ngira, bareba ukuntu mpora ngenda njinshuro, kandi data agira imisozi n'imisozi y'amasambu n'urutoki n'inka n'ibindi, na bene wacu bamwe na bamwe bose bamerewe neza. Ariko abasaza babona jewe ndi umuntu ugenda njinshuro hirya no hino, baza kunsanga barambwira bati wa mwana we ibyawe biratubabaza n'ukuri. Bati sogokuru wawe yaravuze ko naramuka apfuye uzazungura ibintu bye, none so yarabikwimye ko yanze nyoko, wahagurutse ukabaza ibyo bintu byawe. Mbabaza uko nabigenza, barambwira bati mu buryo bwiza uzashaka inzoga uyiture so, umuhamusabe ku neza, nahagwagwe nataguha uzamurige tuzakubera abagabo. Abo basaza nti data azanyica, barambwira ati ntacyo azagutwara. Hanyuma kubera amananiza numvaga mfite ubwoba, ndabaza nubwo se inzoga yo nzayikura hehe? Barambwira bati tuzayigwa. Abo basaza baragenda banshakira inzoga barayimba, ngenda nyikoreye n'umusaza unshoreye tujya kwa data. Tugeze y'uwo musaza bamuha ijambo, aravuga ati naninje gusaba umurage, naninje gusaba umurage wa Vianney sekuru yasiza murazi. Nta rindi jambo uwo musaza yongereyeho. Data yahereye ko haguruka amushikanuza ku ntebe aho yari yicaye, nanjye banshikanuza ku karago nari nicaye, baratwirukansa n'uwo musaza batuminuriyo kure. Urebe ukuntu batwirukanye nabi, n'akabindi kacu twabatuyemo inzoga ntabwo twagatahanye, dutaha mu buryo bugoye cyane. Hanyuma rero ba basaza baza kwegera data, bakomeza bamuganiriza bamwigisha ibyanjye. Data aza kuzampa 8, ntiyampa umurage wa sogokuru ariko ampa 8. Maze gukizwa uwo 8 arawunyaga, aravuga ati urutoki rwanye ntabwo rugiye kurw'abaporo n'imineke n'amazi, arahanyaga arahatwara. Ariko Imana yacu irambwira, nari maze gukizwa, irambwira ngo mureke ahajyane, ngo nzaguha isambu, abantu batuye ku uyu musozi bazamenya ko ndi Imana yaguhamagaye. Mwami nahabwa icyubahiro, Yesu nashimwe. Ariko nzanira umuntu wanjye, ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye, kandi namuremeye kugira ngo ampeshe icyubahiro, bamwe mu byiza abandi mu ngorane. Muri izo ngorane zanjye nageze igihe basaza baramfasha, njya kurega data, murega umurage wa sogokuru wanjye. Ndamurega
data kubera ko yari umuntu ukomeye w'umukungu aransinda agatanga ruswa ku bacamanza akansinda nkajura mu rundi rukiko akansinda kandi akansinda n'ibimenyetso by'abagabo kuko mu nkiko z'icyo gihe kera ntabwo bazaga inyandiko nta nyandiko zariho bumvaga ibivuzwe n'abagabo ariko abagabo banjye bavuga ibyabo ntibyumvikane kubera ruswa data yatanze hanyuma maze gukizwa Imana irambwira turi mu cyumba cy'amasengesho ndino jambo twavuze ngo nzanira umuntu wanjye naremeye kumpesha icyubahiro bamwe mu byiza abandi mu byago hanyuma ndamurega agenda nsinda maze gukizwa Imana irambwira ngo nigiye uguhamagaye kandi rwa rubanza waburanaga nzarukuburanira kandi nzarutsindira Imana ishimwe abanyamasengesho twari kumwe bazi ko Imana ivuga babimenyereye barambwira bati buri Imana ubwo ivuze ko izakuburanira Vianney jya kujurira kuko ntabwo Imana ari izajya kujurira wowe genda ujye kujurira Imana izabona uko ikuburanira ndagenda njya kujurira nsobanura impamvu zinjurije mu rukiko rukurikira rukuru ndazivuga hanyuma bampa convocation nyishyira conseiller wacu ayiha data gihe cyo kwitaba kiragera bucya turi bwitabe turara mu masengesho n'abanyamasengesho banjye n'umuyobozi wacu w'amasengesho turara mu cyumba dusenga Imana iravuga ngo Vianney ngo ngaho genda nkugiye imbere nzakuburanira nzakujya imbere bitaringaniye n'injye uzabiringaniza ya magambo yose ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ndagenda tugeze mu rukiko turaburana turataha baduha igihe tuzaza gusomerwa umunsi ugeze wo kuza gusomerwa turaza tugera mu rukiko abacamanza bafata amadusi batangira gusoma imanza bagera ku rubanza rwacu barasoma bavuga intangiriro y'urwo rubanza mu rukiko rw'ibanze bitaga urukiko rwa Kanto mu rukiko rwisumbuye ibintu nk'ibyo barasoma bati mu mwiherero w'urukiko rwacu rero twiherereye dusanze Himbana Vianney aratsinzwe nzwe aratsinzwe Vianney wavuganye n'Imana bitari rimwe bitari kabiri wavuga n'iryo joro twaraye mu cyumba iratubwira ngo nimugende njyanye namwe mu rukiko baravuga ngo Vianney aratsinzwe ndahindukira kubera ko n'impagaze imbere y'abacamanza ndahindukira ndeba babanyamasengesho banjye nabo bareba hasi biratuyobera twese turasohoka barambwira ngo ninsinye ndanga abacamanza barambwira bati sinya Vianney sinya hari iminsi 30 yo kujira urubanza rwawe nuyirenza ubujire bwawe ntibuzemerwa ariko mbere ya 30 uzajure ariko ahahura hasinya ni kwa amategeko y'urukiko avuga ndasinya ndasohoka tugeze hanze dusanga bene wacu numva data yari yahekejwe n'abahungu be benshi n'abaturanyi nanjye babanyamasengesho banjye bamperekeje tugeze hanze dusanga bahagaze ku kibuga cy'urukiko baradukohora batwubakaho urugo baratumwaza turamwaragurika mu bimwaro baduteje bakavuga ngo yego basha ngo turabatsinze ngo ntimujya muvuga ngo musenga Imana ngo n'ubu mwaraye musenga ngo bibamariye iki ko twabatsinze rero twebwe twaremewe guhesha Imana icyubahiro ntabwo ari mu munezero gusa ahubwo no mu makuba menshi nabwo tugahesha Imana icyubahiro turataha bagenda badukoba nkabwira abagenzi banjye nkabikijije nimuze twihute twakwihuta bakadutanga imbere bakadukoba biba bibi dutandukanira muri gare bagiye mu yabunda ko bari benshi natwe turi benshi tujya mu modoka nabo bajya mu yabo turagenda tugeze iwacu aho tuvira mu modoka imodoka irahagarara tuva mu modoka umuyobozi wacu w'amasengesho twari kumwe kuko urusengero rwacu rwari aho hafi aravuga ati nimuze tujye mu rusengero tujye gushimira Imana ngaho tujye kuyishimira ikizi tuyishimire se ko yadukojeje isoni mu banyamahanga bameze kuriye umuyobozi aravuga atarega ati mu bibaho byose tuba dukwiye gushimira Imana
nimuze tunyure mu cyumba tuyishimire. Tujyana nawe dusetaye ibirenge tutabyitayeho mu rwego rwo kumvira umuyobozi wacu. Turagenda turapfukama turase. Tugipfukama umwana twari dusanze mu cyumba w'umukobwa aruzuzwa atumva Vianney atuwiteka Imana iravuze ngo urwo rubanza niyo rureba ngo izaruburana kandi izarutsindira ni kuwiteka Imana ivuze. Ngaho mbaza abanyamasengesho ntese ubwo nanone niyivuze babandi bari bamenyere babura icyo bambwira nabo baraceceka bati ntabwo tubizi. Ariko bene data bakundwa, ibyo niyo yari yavuze. Nubwo twebwe byari duteye ipfunwe, mutuze Imana ntabwo igira ipfunwe kubera ko ibizi kizakora. Yesu nashimwe. Turataha tubaye aho ngaho n'iryo pfunwe ryanjye ndarifite, bene wacu barankoba aho duhuriye hose. Ariko bigeze mu mwaka 1986 itorero ringira umwarimu. Bangira umwarimu bampa umudugudu nyobora, ukwezi gushize barampemba. Bampemba amafaranga 1500. Kontabule wacu amaze kwandika amazina yanjye n'umushahara nzajya mpembwa arayampereza ndayakira. Ndi kuyakira mwumva uburyo Imana yacu itangaje, yihesha icyubahiro uko ishaka. Si wowe wishakira uko yihesha icyubahiro, niyibishaka niyibizi bizayihesha icyubahiro. Ndi kuyakira mu ntoki ijwi rirambwira ngo ayo mafaranga baguhaye ntuyakoreho na rumwe utaraho papa wawe. Papa wanjye ntuyakoreho na rumwe utaraho papa wawe. Ndagenda njya gushaka data aho yagiye kunywa inzoga mu kabari. Ndamubona mushyira ku ruhande, ndamubwira nti rya toro nagiyemo bangize umwarimu, uyu munsi rero bampembye. Numvise ntarya ku mafaranga nahembwa ubwa mbere ntayabahayeho, kandi mu mpamvu zatumye bangira umwarimu no kuba nzi gusoma no kwandika biri mu izo mpamvu. Nanjye nkabikesha mwebwe ababyeyi bansize mu ishuri. Mama yari yaramaze gupfa. Data ntabwo azi igihe nagiriye mu ishuri, ntazi aho nigaga, nta tushi rye, nta rubaho rwe nanditseho, nta gakayi ke, nta gakaramu, nta mwenda wa data wigeze ujya ku mubiri wanjye. Ariko Imana ibigenza ityo. Mfata amafaranga nemejwe n'umutima wanjye muri cya 1500 nyaha data. Ndamubwira nti kandi uko bazajya bampemba nzajya mbaha ku mafaranga nahembwa. Ndagenda Imana iranshoboza kubikora. Iranshoboza. Buriya Bibiliya ibamo umurongo uvuga ngo iravuga ngo umwanze we nasonza umugaburire, ngo niyambara ubusa umwambike, ngo nubigenza utyo uzaba uri kununda amakara yaka ku mutwe. Ndagenda uko mpembwe nzana ayo makara dore nyamurambikaho, uko mpembwe nyazana nyamurambikaho, uko mpembwe nyazana nyamushyiraho. Amakara aragenda aba menshi. Itorero ryageze igihe rinyongeza amafaranga buri mwaka warangira, nk'itoro ryabonye amafaranga bakanyongeza nk'igihumbi cyangwa 2. Banyongeza nanjye nkaza nkamwongeza. Imana iranyishimira. Biranditswe ngo iyi imigenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka, ngo ahindura n'abanzi bakaba bakunze. Amakara aba menshi aramutwika. Umunsi umwe data arampamagara jewe nawe twicara ahantu. Arambwira ati Vianney mwana wanjye ndikarame, ati nukuri ntabwo mbuzi ibyo kurya, simbuzi ibyo kunywa, atari ko maze igihe kinini numva nta mahoro mfite mu mutima. Ati nakomeje nibaza ikintu kimbuza amahoro, sanga ari uko naguhemukiye. Ati none rero atejo cyangwa se ejo bundi gihe uzabonera umwanya tuzahamagara abantu abavandimwe bawe n'abaturanyi bacu, atari cyo nshaka kuzakubwira abantu bahari. Mpamagara abantu abavandimwe banye n'abaturanyi n'umukonseye watuyoboraga nawe araza. Twicara mu rugo, ndavuga nti konseye ni data wambwiye ngo nzabahamagare ijambo nirye. Data arahaguruka aravuga ati konseye namwe baturanyi bacu, namwe bana banjye, ati mwese nigiye wabwiye Vianney ngo azabahamagara. Ati cyo nabahamagariye rero, ati mwese muzi uburyo naruhanije n'uyu mwana Vianney. Ati twararuhanije no mu nkiko, ati namuhaye n'umunani agiye mu barokore ndawumunyaga,
ati mbese muzi uburyo twaruhanijwe nawe, atari ko kuva icyo gihe nta mahoro nagize, ati kugeza none, ati nasanze nta kindi kimbuza amahoro nuko nahemukiye umwana wanjye Vianney. Atuhereye kuri uyu munsi rero, ati Vianney hahane nta munyazi abaye agiye mu barokore ndahamuhaye. Aravuga ati n'ikindi kandi, ati n'ikindi kandi, ati Vianney nkurikije umutima afite, ati utandukanye n'imitima y'abagenzi ya bene wabo bangabo, ati kubera iyo mpamvu ati abana banjye bose nabahaye iminani barayifite, ati n'abakobwa barayifite, ati ibintu nsigaranye byose ni ibyanjye, ati rero mfite inka, mfite n'amatungo magufi, ati mfite n'amashyamba y'amakawa, mfite n'amashyamba y'inturusu, ati mfite n'urutoki rwanjye n'imirima mpingamo imyaka, ati mfite n'imigende iri mu gishanga mwese murayizi, ati ibintu byanjye byose ati mbihaye Vianney. Imana ihabwe icyubahiro, Imana nishimwe. Turi abantu Imana yaremeye kugira ngo tuyiheshe icyubahiro, bamwe mu byiza abandi mu byago. Wowe ukifuza ngo uheshe Imana icyubahiro ari uko wabaye mu birori bikomeye cyane, oya. Igihe kimwe Imana izihesha icyubahiro mu byago bikomeye kuri wowe. Icyangombwa ni ukwemera ubushake bw'Imana. Rero avuze gutyo bene wacu barahaguruka, barazenga bari mu dutsiko baravuga amagambo menshi. Datara araza ahagarara ahantu harengeye gutya, aravuga ati ese basha, ati ubwo mwamwigira mute koko? Ati Vianney murazi ibintu byanjye byose, abintungisha umwanya nkiriho tubisangire, nindamuka mfuye bizaba ari ibye. Ati ikindi kandi Vianney mugize umutware wanyu kandi azabatwara. Imana ishimwe. Imana iba yejeje icyubahiro, yasambu naburanaga Imana irayimpa binyuze mu nzira zayo z'Imana. Wishakira Imana inzira, ifite inzira izanyuza mu ibyawe, cyangwa no kumenya ko yakuremeye kuyihesha icyubahiro. Niba utaravuye mu ruhande rwayo, ukaba utarakebakibye ngo ujye hirya no hino, ibyo urimo byose bihagararemo neza. Imana izi impamvu bihagazemo ni ukugira ngo iziheshe icyubahiro. Dusenga Imana. Turi abantu Imana yaremeye kuyihesha icyubahiro. Ngumaze imyaka myinshi, reka tugarukire hafi mwari, amasaha yacu yageze. Barayamenye ko bari iwacu se bose, ibyo byose byabaga b'abanyamasengesho bahari bari kuramburira Imana amaboko, ati Imana yari yabivuze ko izabikora none irabikoze. Yesu nashimwe. Tugomba kumenya ko turi abantu Imana yaremeye kugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Urumva Bibiliya yavuze ngo ibyo twibwira si byo Imana yibwira. Wowe uba wibwira ngo ukore fiyeri, mbese ni nko kuvuga ngo cya gihe byari kumbera ari uko nsindiye muri rwa rukiko, nanjye nkaza nkora imyigararambyo kuri data, ndagutsinze namenye Imana yarayivuganye nanjye ko nuko umwana w'umuntu abashaka. Ariko ho Imana ntabwo ishaka iyo myigararambyo, iba ifite uko izagenza ibintu byayo, ariko Imana igahabwa icyubahiro. Muhaguruke dusenge, turarangije. Haguruke dusenge. Yahumuye wa mwana, Yesu yarahumuye wa mwana wavutse ari impumyi. Abantu bose baratangara bati ni ibyaha yari yakoze, iwabo se n'ibyaha bakoze. Yesu aravuga ati nta byaha umwana yakoze, niwabo ntabyo bakoze, ahubwo uyu mwana yabaye atya kugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri we. Ntacyo bitwaye, rindirira Imana aho ngaho, aho mw'ibyo bintu bikomeye Imana izagutabarira yihesha icyubahiro. Wowe ihangane, hagarara ushikamye gusa. Paulo yandikiye abikorera aravuga ati muhagarare mushikamye, ati mutanyeganyega. Ibinyeganyeza byo birahari, ariko nimuhagarare mushikamye mwiringiye abahamagaye. Umwami nashimwe. Kadusenge Imana. Nuko mu gusenga rero, niba hari umuntu wumvise izi nzira z'Imana nziza, wenda yaratarakizwa ngo yakire Yesu nk'umwami n'umukiza, akavuga ati ko numvise inzira z'Imana, ko ari kuba munyetibe yavuze, abwira Filipo ati ko mbyumvise, ko ntari narabimenye, ko tugezaho amazi ari wambatije. Siko wa munyetibe yavuze.
aravuga ati numvise ibintu ntari narigeze numvise ibya Yesu. None Filipo ko turiho amazi ari wambatije. Niba rero uri hano ukaba utarakira Yesu umwami n'umukiza, ariko wumvise kugira neza kw'Imana, ugahitamo neza ngo nanjye ndashaka kwizera iyo Mana, warambura ikiganza aho uri tukagusengera Imana. Niba uhari warambura ikiganza tukagushimira Imana. Ndabona umuntu umwe ari hariya hirya kure. Ngwino ni wegere hino, muzane diako, muzane. Nuko naje umunsi umwe mu rusengero, n'ingaruka nzababwira ukuntu naje mu rusengero ubwa mbere, ukuntu nahageze ubwa mbere. Ndapfukama baransengera we, Imana ihabwa icyubahiro, yanzanye mu rusengero. Yesu nashimwe. Naze natambuke, abayobozi bamwereka ahantu ari bugere. Dushimiye Imana yo mu ijuru. Niba hari n'undi waba yarasubiye inyuma akibagirwa kugira neza kw'Imana, akitotombera Imana, akivovotera Imana, akibagirwa Imana, mbese nawe yatambuka tukamusengera hamwe na mugenzi we ahangaha. Nawe natambukaze nawe tumusengere. Mbese ni wa murongo wavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange umwami. Na mushiki wacu aracyatambuka. Niba hari n'abandi nibaze dusenga Imana, baze dusenga Imana. Ikindi nakongeraho dusoza kugira ngo utaza gutakaza ikindi gihe kirekire, yego nawe tambuka, bene data nimutambuke muze musange umwami Yesu abaruhure. Biravuga ngo mwemere kuba abagaragu be mumwigireho. Urumva, tekereza umuntu guhaguruka hariya, ntituvuze izina rye. Hari izina ry'aba bantu tuvuze, bumvise ijwi ry'Imana mwaya magambo tuvuze, barahaguruka baje kwica bugufi imbere y'Imana ngo bagirwe neza n'Imana. Rero mwaya magambo, ikindi waba wumvisemo munyetorero, menya yuko nubwo abantu bakwanga, nubwo abantu bakugirira nabi, garukira abantu baguhemukiye. Mwabyumvise? Garukira abantu baguhemukiye. Iwanyu baraguhemukiye, ni so cyangwa ni mama wawe, ni imiryango yawe, garukira abantu baguhemukiye. Ntibazana gusaba imbabazi bo ntibinabareba, ariko batanazigusabye bababarire kugira ngo ugirane ubumwe n'Imana. Kadusa mwakire neza ijambo ry'Imana. Irembo ryera TV, 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 Irembo ryera